si kera. kurikira ikinamico ejo si kera dufatanye kubaka ejo heza h'umuryango wizihiye u Rwanda. Ejo si kera. ariko nk'ubu ntabwo mundebera koko barangiza bakavuga ngo njye Silveri naramutaye ngo ndagenda nashaka kuntera icyuma ntabwo ukuntu aba yajunjamye ashaka kuntera icyuma none nanjye ni mundaca nanjye muhafeye ariko urabona njyewe ndamufashe cyane nyine none ko nshaka kugucira ndamukomeje ariko ndekura nawe ndekurame uravuga ngo ndamusimbukira se ubu nari nabuze amaguru yo kumusimbukira umva rero nkubwire Silveri ndashaka ngo tuve muri uru rugo dutaye niba batangiye kukubita iki no kukugera ibyuma urindiriye iki kindi wenda tugenda ariko se mutamujaye umva ngo ubwire ndahanda umuja murabanza mumfashe gukemura ikibazo cy'uyu mugwayi uri hano turafasha amabuye ariko se wamufasha ariko mfata ku kaboko byose niwe wabize nimumufate nza n'ikiziriko tumubohera ariko abagore bakurwaniye fata nawe. mu bintu byose dutekereza tugomba kumenya ko Jada ari bwitware muri kiriya kibazo. uriya se ko byamujabutse nta kintu kizima gipanga sto ariko man kugeza ubu sindiyumvisha ukuntu bafashwe. Shange nkeka ko Jada ari we baratanze amakuru kuko hano yahagiriye igihombo gikomeye cyane kandi ikindi nanone shana numvise yivugisha ko twareye kuri kashize kandi ngo tuzazishyura tu aho nanjye ndahakeka mu bugambanyi kabisa. none se budakora iki aka kanya urabizi doctor ubu ugiye kujya kuri brigade urebe ko ibintu bimeze ku kibazo cy'abapampe nyine amva nkubwiza ukuri kubwoba mani niyo wateka ibuye rigashya jye sinahajyayo n'izina ry'Imana ukawumva turi bumenye amakuru dutese nitutajyayo zubwo urambaza amakuru karohe boss wabo nawe wakagombye kureba uburyo wajyayo tu. Ibi nibyo nanga umuntu aragenda akamara amasaha ngaye muze nk'ahari akanyamasyo usize ifunguzo nzibagiwe neka ko. Halo mama Runera nk'ibyo ni ibiki koko koko man haba ikize kandi papa Runera ubwo sigiye naguhamagariye ngo nzane imfunguzo ni wumva izi mfunguzo se kandi nizi cyumba yewe none sizawe ziriye ahubwo sugaruwe n'iki muri aya masaha umva reba uko uzinzanira birihutirwa yewe hari amadosiye nshaka gufata nkajya muri brigade kuri cya kibazo cya Jado. umva rero mubwire papa Jado ni iki se kandi ushaka utuze cya kibazo nukomeza kugihangakira bene ako kageni umutima uraza kugusimbuka. ariko Vesti nk'ubwo uravuga icyo utarazi reka ndebe uko nzizana da ahubwo suzi n'ikindi ikindi se kandi ni igiki ushaka kumbwira nyine hari umuntu umaze kumpamagara ngo hari amafaranga 200,000 yagurije Jado kandi ngo arashaka byihutirwa ngo nataboneka biraza kumubera bibi. arewe nuko akagira inkuru ubwo nyine mama yari yambaye bubu nziza ndabyibuka urumva noneho we yari yamaze kwitegura akajya ahora amamagara tujye kujya gusenga akamamagara njye naye nibereye muri valize ye. ukoramo iki se we ndi gushaka isutiye ngo nyambare ego komani ubwo se yari kugukwira we byahese sha ubwo nyine nagize amahirwe ngo akusana gore mbanyecotse nkubise hagapira mba ndasohotse nuko umva buri ababa shana abantu babahanga umva yabaye akimbona urumva mbona sa n'ubibonye ariko nanjye nkomeza kwijijisha ndabihisha urumva numva mu kajwi gatuje ati ati iki neza kuraho ako kaboko ndabikintu uri kumisha mana we umva nahise ngira ubwoba komeza umbwire ubwo nyine yaraje gahoro aranyegera atangazwa no kumva nambaye isutiye komeza umbwire numva ubwo nyine yasambye ati nuko rero wabaye za makobwa atagiye kwambara amasutiye genda vuba nkuremo isutiye gira vuba urumva ariko nta mutima mubi yabivuganye. yego iyo umwana w'umukobwa yatangiye ibyo abatangiye gukura. kuva uwo munsi ikintu nashimiye mama nuko ataragatanganirije akambwira uburyo nzajya nitwara muri njya mu mihango uburyo amabere yanjye azajya agenda akura mbese yatekaga ku kagoroba akanganiza akambwira uburyo nzajya nitwara nimbona umubiri wanjye utangiye kugenda uhinduka. mama wawe ndamukunze pe abandi babyeyi nta nubaza umwana we uko ameze cyangwa ngamwite wamenye uko yageze mu bihe nk'ibyo sha bitese kurira
shane byihore ukubona mbayeho nabi amakosa nyashyira ku babyeyi banjye pe ariko uzi kubaho uri yiragira ikicyura ariko ihanganisha sha ntakubeshye biriya bintu byanyu murimo bya filime biraza kubageza kure ariko nta birenze njyewe nari natekereje umushinga kandi wari mwiza kuko wari urimo inyigisho ariko se ku buryo mushyiramo ibintu byo kunywa ibiyobyabwenge kuko mu buryo bwa nyabwo nyine njyewe nabikoraga giporofesiyoneri sinzi impamvu rero mwumva bitari kuba byiza kandi bigatanga ubutumwa murangije muyobera ku mwana wa murekezi muraza kubona uko aza kubagira sasa rero ndashaka ko dusubira kwa dogita gushaka Jado byibuze naboneka harazamo koroha ku kibazo alo nera wi uva se ni Jado muvugana ma Jado urihe wa muswa we wankiriye nka bibiri aho ngaho kuri telefoni ku mani nyashaka cyane uri hehe se Jado numva se ndi muri gare ndi muri gare kandi telefoni se ni yanjye mama inite ni y'umuntu ubwo urumva arayishaka byatari basi se wafashe akamoto ukaza tukabonana tukavugana nibura umva ndakwishyura nayo uri butegeshe nyaguye ornera uri gutinza mama uri gutinza yama cyangwa ntabwo yamereze ariko Jado ubwo koko waje uzi ko muze hari kugushakisha ahantu hose mani ngwino tubivuganeho kabisa ndayaguha ngo muze ari kunshakisha hose nubwo nyije rero ubwo niba ari kunshakisha ntabwo nyije jewe ibaze bakareka alo Jado ariko mwabana mwakoze vuba tukagenda ese ubu murabona imodoka amasaha ara ceceka muko ceceka hako se wicecekesha gutyo we nta kintu nshaka kuvugana nawe Sylvain ndagiye umenye ko icyumweru n'igishira utaraza nzagaruka nanjye navuze ko njaka gutaha ariko sinzi impamvu mutari kunyuma ako mwubwo ibyo byose muri kwivugisha ni ibiki nko mwamfashije tugakemura ikibazo kiranga mwese muranteragana umwe mwoge tugenda undi nanjye ndashaka gutaha hanyuma si iki kibazo murakisiga atari wowe n'abagore bawe ikihe kibazo Sylvain ikihe kibazo ra ko wavugaga ngo arisarishaga none ukaba wanamuziritse uwo muntu wisarishaga agutekeye kibazo ra agutekeye kibazo none se ku buryo noneho watangira noneho kuninura kandi ubona ibintu byakomeye ayinya hamwe shane uzi ko amasaha yagiye kandi nasize umwana kangira ngende oya sha reka turajyanirana mu kanya nanjye ngiye kuri butike nzagaruka sha tuganire mfite akanya sibyo byasha mfite inkuru ndende zo kukubwira zinkumbuza mu cyane cyane tutari kumwe byo ni amateka na n'ubu ndibuke byayasitiye nkaseka yewe nibyo nkubwira njye ndinze ngana mama tutaraganira na rimwe baba we sha njye mama niyo nshuti ya mbere ngira pe kuko ubona nyitayeho kandi amangayikiye tukajya inama muri byose sha murahuza pe abandi babyeyi bibananiza iki koko njye mbona nyine ari uko baba bafite amabizinesi yabo cyangwa se bari gushaka ibitunga urugo ariko bakibagirwa abo babishakira hanyuma se bakaba baruhira iki ayiwe ubaye iki we ibwije ni ukuri we oya amina wowe genda kandi rwose ugenda utekane pe ngiye gushaka uburyo ntageze uyu mugore indera nimara kumugeza indera ndahita ngewe ngurisha ibintu byanjye mfite inahangaha ngo ninze twigendere hanyuma suriya Serafine ko nawe uransetsa ye buriya kariya kagore k'akajijura urabona nakagira umugore ngewe erega Sylvain nanjye simpanga ikibazo cyawe ni uko untererana nyine turize nanjye ndaje noneho ngire ndahita ngusazura abaturage bose bahite bumirwa none ariko Sylvain ni iki tubuze ku buryo rwose wabaterera iyo ubona abandi bagore bandusha iki koko ngo nanjye nzagikore ariko tuzi uhame hamwe koko none uretse kuba wenda hari ikintu naba mbura mu ikotomoni ubundi ubona nyine ntagutetesha sheri nyine humura nasubije ubwenge ku gihe sibyo reka ngewe nze ngurisha imitungo yanjye ubundi nze ngusange noneho duhite tunakomeza twigire za Tanzania sibyo ariko uramenya utazanzana ubwesikoro Sylvain ariko si ubwesikoro buye wowe genda pe nanjye ibindi byose bindekenda ubu ni ndukorora Serafi Jado kutongeraho si ibindi jya rwose wisanzuye mwana wakonera mani ngiye n'ikibazo ntabwo kurya genda gushaka uranshakira iki se kandi kashi zabyera ushaka se
gusa ibyo byabyira indi kubikubajije kozi mwana none se nicyo ushaka kumbwira senera ngiye ndabona ibintu byajemo ibibazo bikomeye cyane hanyuma urumva turi bigenze gute navuye iwawe nsinye ko ntazongera no kujya muri biriya bintu ndi umwana mwiza byatari si sawa ariko kuki abana bo mu bipangu mwigira amadebe mugakabya mwana gusa ukeka ko uzabiki abandi babaye iki hari ikintu rero utarimo kwiyumvisha uzi ko umusaza ari kumpigisha uruhinda ariko arashaka no kumfungisha noneho ariko aba boss rwose uriya aritekerereza bya miliyoni akumva wowe uri burebure gusa gusa ntubyumva wenera nyine ni bya bindi by'aba boss baba bitekerereza business zabo none ntibite no ku bana babyaye baba bumva muhaza imireti mutuje namwe muti ntitwitaweho mukajya mu bintu by'ubugoryi nk'ubwo kunywa ibiyobyabwenge uze no kunuka ariko sibye n'ibice utangiye ubwo bundi si ubundi se wowe bicuruza nyine ndabicuruza abana bo mu bipangu bakaba abana bo bakene se babigura iki batabanje kwiba hanyuma ubu turakora iki umfasha ugomba kwereka papa wawe nyine ko turimo amafaranga menshi ngo iki ako nero uzi ko papa ari procureur mwana umva mwana ibyo nyine nibyo byiza wowe mera ko turimo miliyoni 8 hanyuma ubwo wowe mbwira niba wemeye ubundi nkwereka uko tubikora okay ntacyo ngiye noneho ubwiye deal kugira ngo nyemere none sibyo no icyo ugomba kunkorera sawa nikize ko mbona ntazizo utangiye kunzanira amana ndavuga business wowe ugashaka kuza unkora attention we nge ntago nkina n'abana oya ni udakina n'abana se ngiye kucyumbwira ibintu nkabyemera nge nakubwira ibintu nubyemere none ubwo sibyo n'ibyo ubutangiye ngaho mbwira abana ndashaka ko nyine ngiye nawe tubisoza tu ibikize dusoza ndashaka ko nyine tubisoza nyine tunavuga sibwo ngubwo ndashaka ko kagakingiriza gakora akazi kako kagenewe uti Serafina yariye Karungu yakambanye Siliveri ubusizi induru ko ziyongera ku kibazo cya Beatrice uyu mugabo Siliveri arabyivanamo ntimuzacikwe n'igice cy'ubutaha ni buri wa kane saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko mu Rwanda? Izi ndwara ziterwa hanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, ntiwihebe. Egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima n'ibitaro by'akarere cyangwa uhamagare ku murongo utishyurwa w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kuri 114 cyangwa ku murongo utishyurwa w'umuryango GARG kuri 1024. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa GARG ubufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Ikinamico ejo si kera muyitegurirwa na Zacu Entertainment mukegezwaho n'umuryango Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bawo.